So guys, twagize umunsi mubi kabisa, imvura imeze nabi. ngo birahotwa niyo hari kugwa izuba. Guys, rero ahantu tuba turi gukora nago ugomba kujyanamo imyenda iyo ariyo yose, kubera yuko kwijyanamo urashobora kuyikuramo uhita ujugunya. Ni ngombwa ngo uhindure guys. Abantu rero mwebwe mu gihe umuceri mubona usa n'umweru, ntago uhingwa hasa n'umweru mw'abantu, gombe mubimenye. ko noneho baranyica ngo naje gukina mu mirima yabo kabisa. Nibanyica muzankinguze kabisa. Kande subscribe kugira ngo tugire motivation y'ibyo dukora, hanyuma niba hari na video zindi duteganya gukora tuzazikora twumva nyine dufite akanyamuneza, kubera yuko nyine biratwenspira, bigatuma twumva yuko ibintu turimo bikenewe. No kuvuga ngo rero iki ni igishanga cyo mu Bugesera Gashora gihingwamo umuceri. Ahangaha harimo abantu bafite imirima igiye itandukanye y'umuceri, ariko ubundi bwo ahangaha umurima umwe uba ufite block enye wenda ndaza kugenda mbibereka mu nyuma, bisa nkaho nyine tuvuye mu bintu byo kubagara, ndaza kubibereka murebe block ukuntu ziba zikase, ariko block aba ari nini. Block imwe bishobora kuvamo nk'imifuka 8 cyangwa se 7 bitewe n'ahantu ahariho n'uburyo umuceri wezemo. Ariko noneho nk'umurima wose umwe, umurima w'umuntu umwe ubwo ni block enye. Abantu beza neza bashobora kweza nka toni imwe kuzamura kugera kuri 2. Nice. Ahangaha rero iyo bagiye kugurisha, urumva ikiro bashobora kukigurisha amafaranga 500, ikiro cy'umuceri kidatonoye. Hanyuma rero kuba ibiro 2000 cyangwa ibiro 1000, uraza guhita wumva amafaranga barimo guys. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you wild out will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. When thunderclouds are pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away.
When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you're wild, I will live for younger days. Think of me a fairy or afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist, and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind. In this video, I'm going to show how some cultivators of Rwanda are cultivating rice crops, and some of them they are trying to cultivate the Irish potato. This is Irish potato, and this is lot of rice. Muraho, amazina yanjye ni Nshimiyimana Petro. Iki ni igishanga giherereye mu Bugesera,
ahitwa Gashora. Ni igishanga gihingwamo umuceri. Abantu muba mu mujyi mutazi ibigendanye n'umuceri, mutazi uko umuceri uhingwa, mwegere hino turebere hamwe ubundi bwo umuceri ujya gukura byagenze bite. Iki ni igishanga kinini cyane kandi gihingamo abahinzi benshi cyane. By'umwihariko tugiye kujya tubana hamwe munsi ku wundi turebere hamwe uko umuceri ukorerwa n'uburyo umuceri ukuzwamo. Niba uri mushya hano rero urebe yuko wakanze subscribe kugira ngo ibyo byose uzajye ubibona kandi ubibone mu ba mbere. Gusa ndabona nyine imvura ikomeje kuba nyinshi, wenda ushobora kutayibona ariko niko bimeze, imvura yakamejeje kabisa. Guys, ngira ngo murabibona yuko harimo imvura. Tumaze kwitamo imyenda y'akazi. Uyu ni umwenda w'akazi tayari, ubu ngubu tugiye gutangira akazi. Nicyo gihe rero ngo mukurikirane murebe step by step uburyo ibi bintu bikorwamo. Ariko ubundi ubu ngubu ibyo bintu ndimo ndababwira njye ndabizi cyangwa nanjye n'ubwa mbere ngiye kubikora? Sasa gukomeza imbere nyine no guhera hanga utambika tujya cyambere nuko ndi wendi kubagayo byo kumbwira aho njya simbizi. So guys, murabona ibi ni ibyatsi biba byaragiye bijyamo. Ibi rero nibyo tuba tugiye gukuramo n'ibindi byatsi bito bito nk'ibi ngibi. Murabona harimo ikigunda rero tugomba kugikuramo. Ibi byose bisumba umuceri. Murabona yuko nka hariya habagaye umuceri umeze neza rwose, urakeye nta kibazo ufite. Ahangaha rero nabwo tugiye gukuramo ibi byatsi mubona nyine byasumbye umuceri, byawurengeye n'ibindi bitoya byose biba birimo bidakenewe ndetse biba bigenda byonka umuceri. Nicyo gihe rero ngo dutangire akazi kacu. Hanyuma rero ahangaha uba ugomba gukora paka saa 12 za nimugoroba. Wahereye saa ngahe? Saa 12 za mu gitondo. Ubwo rero ubyuka saa ngahe? Hano uba ugomba kubyuka saa 10 ukahagera saa 11. Bivuze yuko saa 12 ugomba gutangira akazi. Ibintu byo kuvuga ngo akazi gatangira ngo saa 3 wapi, no. Ibyo rero mubyibagirwe guys. Ahangaha turatwarariwe na bintu byinshi. Niba rero ubona ibi bintu utabibasha ntuzabikora. Ariko guys, ibi bintu mwebwe muvuga ngo ntimwabibasha ntago mubizi. Nyine support yawe guys, nyine support yawe. Ibi bintu mubifate nkaho biri serious, uko njyewe niba nkeneye gutangiza content, iyo content ndagira ngo ibe ari content iri strong kandi ari content izabafasha kumenya n'uburyo abantu natwe tubayeho, apana ibintu byo guhora babashuka ngo babaho gutyo. No, biriya bintu barabashuka guys, barabashuka ntago ariko babaho, bari abatipe. Guys, birakomeye nugukurura ukikanira wallahi. Birakomeye guys. Bari banyishe guys, ngo ubundi bwo ko bangaburira ngo buri munsi ngo bigenze bite, ngo nukubera iki ngo ndimo ndakurura ngo umuceri. Sorry nako nanjye no kuvugishwa guys, nanjye biracyari saa 1, ubu ngubu nzayingezemo kandi ndubutaye saa 1 za nimugoroba. Ngo naje gukinira mu murima w'abandi.
ngo baranyirukana, ariko nyabona niba mwumva iyi content twayikomeza by'umwihariko tukazatangirana tukarebera hamwe how to preparation cultivation land, tukarebera hamwe uburyo ushobora kugrowinga crops in a good way, ndetse tukarebera hamwe na zimwe muri tips zagufasha gukora ibi bintu fresh. Guys, mube hafi rero, imvura yanatubangamiraga birasa nkaho nayo imajije kugenda ishira, birasa nkaho imvura ihise we. Ahangaha hari ibyatsi. So guys, ubu rero ugomba gukora bino bintu every day, buri masaha 12 ku munsi. Ibi bintu urabona wabibasha guys? Wabibasha? Tubwira niba ibi bintu wabibasha. Masaha 12 ukabikora buri munsi, ndetse ukabigira daily job. This is Rwanda. This is how Rwanda are cultivating rice. Ubwo rero nyine guys, ahangaha turimo turakora ikintu cyitwa kubagara. Ese kubagara wowe urabizi? Nanjye ntabyo. Iki nikuramo ni icyatsi. Umucyo rugarukira hano. Gwiki? Okay guys, murumva ko mba nabizi nanjye ndacyaye umushya, ariko uko bizajya bigenda iminsi izayigenda iza niko nanjye nzagenda mbimenya. Guys, rero nyine murihangana, na cameraman mfite ariko nyine ahantu kamera iri ndizera yuko muri buze kuba mubireba. Ani mutabireba mubyihorere, nabwo nta kintu ndi bube ndimo ndahomba. Ariko ubundi mbere na mbere ndagira ngo mbabwire yuko Bugesera ifite ukuntu itandukanye na Kigali. Bugesera rero niba utayizi, kwandikire muri commentaire, tuzagusobanurira ibyayo byose, uyimenye, uyisobanukirwe, by'umwihariko umenye ngo abantu ba Bugesera babayeho bate. Abantu ba Bugesera daily hustling zabo ntizi, ntabwo ushaka kubimenya guys. Ubikuramo ko noneho baranyica ngo naje gukina mu mirima yabo kabisa. Nibanyica muzankinguze kabisa. Wibuke kande subscribe kugira ngo tugire motivation y'ibyo dukora. Hanyuma niba hari na video zindi duteganya gukora, tuzazikore twumva nyine dufite akanyamuneza, kubera yuko nyine biratwenspira, bigatuma kumva yuko ibintu turimo bikenewe. Nukuvuga ngo rero iki ni igishanga cyo mu Bugesera Gashora gihingwamo umuceri. Ahangaha harimo abantu bafite imirima igiye itandukanye y'umuceri, ariko ubundi bwo ahangaha umurima umwe uba ufite block enye wenda ndaza kugenda mbibereka mu nyuma, bisa nkaho nyine tuvuye mu bintu byo kubagara, ndaza kubibereka murebe block ukuntu ziba zikase. Ariko block aba ari nini, block imwe ishobora kuvamo nk'imifuka 8 cyangwa se 7 bitewe n'ahantu ahariho n'uburyo umuceri wezemo.
ariko noneho nk'umurima wose umwe, umurima w'umuntu umwe ubwo ni bloke enye. Abantu beza neza bashobora kweza nka toni imwe kuzamura kugera kuri ebyiri. Ahangaha rero iyo bagiye kugurisha urumva ikiro bashobora kukigurisha amafaranga 500 ikiro cy'umuceri kidatonoye. Hanyuma rero kuba ibiro 2000 cyangwa ibiro 1000 uraza guhita wumva amafaranga barimo guys. Abajeni bari mu mujyi banyegere ibi bintu tubiganireho turebe uburyo iri fungu natwe twaza kurikuramo, hanyuma natwe tukegera bano bantu bakora ibintu bigendanye na agriculture, tukabasha kuganira nabo bakaduhereza umurongo ngenderwaho n'uburyo natwe twabasha kwisanga mu gishanga nk'iki ngiki tukabasha kwiteza imbere guys. Hanyuma rero nizere yuko washyizeho like kugira ngo ibyo byose uzajye ubibona mu ba mbere guys. Ndabizi yuko aya makuru hari abantu batayafite, ni ngombwa rero ngo muyagire. Dukomeje cyane rero, ndabizi yuko umuntu uwo ari we wese atekereza kuba yatangiza business, kabone n'ubwo iyo business yaba iciriritse. Ariko nk'uko mubizi, mu kanya nushinga agataro ku muhanda cyangwa ugatera agatanda ku rubaraza iwawe, Rwanda Revenue Authority iraza kubyuka gukomangira ikubaza ati wagwani. Ariko nagira mubwire yuko here there is a secret, hari ibanga utazi. Ahangaha ntago Rwanda Revenue izagukomangira bro. Ibihumbi 100 byawe uzabimanaginga uko ushaka, kandi ikindi niba ukoreye miliyoni nta musoro uzatanga, gusa nyine n'ubundi wowe uzaba urimo urubaka igihugu, kuko n'ubundi intego n'ubundi iyo yura musoro ni ukubaka igihugu. Wowe n'ubundi ntabwo uzatuma abaturage bicwa n'inzara, kandi Rwanda Revenue ntabwo izatuma amafaranga wakoreye uyatanga ngo agendere mu zindi depense nk'imisoro. Ahangaha rero ikintu nshaka kuvuga nuko abajeni muri mu mujyi mufite cash mwazizana tukazishora muri agriculture, hanyuma mukabasha kugenda mubona izindi cash. Ahangaha ushobora gutangiza wenda 200k Rwandan francs, Rwanda vuga nk'ibihumbi 200 by'u Rwanda, ukabasha kuba wagenda ubizamura ukabona profit. Ni ibintu byiza cyane guys. Ariko guys, ahangaha rero ntago nje nk'umujyanama mu bigendanye na finance, ahubwo nyine karagaciyemo icyo ni igitekerezo n'ibyo mba nekereza kandi mbona bishobora kuba byakunda. Hanyuma rero intego nyamukuru ni ukubatembereza ubuzima bw'icyaro, mukamenya ngo mu cyaro babayeho bate wagwani, ukamenya nyine ubundi bwo ibyo ubona iwanyu nibyo bibera ahandi. Ese ubundi bwo ibyo ubona in daily life koko nta bindi bintu bibaho bitandukanye n'ibyo ubona. Ubwo rero nyine niba utazi ukuntu umuceri uhingwa, ibyo byose tuzabirebera hamwe. Niteguye kubibahereza step by step, guhera mu ntangiriro kugeza ufite umuceri usa neza nk'uyu nguyu rwose. Uyu ni umuceri usa neza, nubwo nyine nubwo harimo umuceri warwaye. Ibyo byose bigenda biterwa no kubura amazi, harimo nyine ibibazo bigendanye no kuba habura amazi, cyane cyane amazi. Iyi sezo abahinzi bahuye n'ikibazo cy'amazi. Ubwo rero urumva iyo bigenze nk'uko nguko, umuceri ntushobora gukura neza, ntushobora kubyara, kubagara urabona nyine biba bigoye. Ubwo rero urumva guys, nicyo kintu nawe mbabwiye kano kanya, ariko mbafitiye byinshi ngomba kubabwira. Ahangaha rero reka tube tugarukiye hano, ndaje mbatemberezeho gatoya murebe imiceri iri hano ukuntu imeze,
hanyuma mubashe namwe kwihera ijisho. Niba hari n'umuntu ufite gahunda yo kuba yatangira amenye aho yatangirira, ariko guidance nzagenda nzibahereza na tips. Nijyo mpamvu musaba kuguma hano nakubwira ngo kanda subscribe, reba aho ngaho hasi nyine ukande kuri subscribe. Hanyuma niba wumva ibi bintu twabikomeza, ndagusaba nyine tange like, sharing ino video kuri bagenzi bawe. Ndabizi hari bagenzi bawe bari aho ngaho muri KGL cyangwa se mu mujyi n'ahandi batabasha kugera mu gishanga ngo bamenye ibyo ari byo. Aha ngaha rero tuzagenda turebera hamwe ubuhinzi bugiye butandukanye bwose, tubuzenguruke ubashe kuba wasobanukirwa. Guys, ndabakunda cyane, mwari kumwe na Peter. Aka kanya rero duhurire muri video y'ubutaha, ariko banza urebe nyine kino gishanga kuntu kimeze, dutemberane urebe imiceri irimo kuntu imeze. Hanyuma abagiye gutangira kurinda, ejo bundi tuzaba turimo turasarura. Ibyo byose nzagenda mbibagezaho, mbereke umusaruro ushobora kuvamo, mumenye niba mushobora gukuramo inyungu cyangwa se mushobora no kudakuramo inyungu. Hanyuma mumenye niba mushobora gushora cyangwa mudashobora gushora mu buhinzi. Icyo kintu rero hari abantu benshi bashobora kuba bakibaza bibaza ngo ese dushobora gushora mu buhinzi bigakunda? Icyo ngicyo muzagisubizwa nyuma yaho tuzaba turimo turashyiraho amavideo yo gusarura, mureba uburyo abantu basarura, mureba ibyo abantu basaruramo. Kano kanya mushobora kuba mureba gutya mukabona ari ibyatsi, ariko mu by'ukuri ibi byatsi bigiye gutanga umusaruro mu minsi iri imbere. So guys, ndabakunda cyane, bye bye. Saa sita zirageze rero tukaba turatashye. Kugira ngo murabibona uko niko bimeze kano kanya, ariko tuzagaruka ahantu twabagaye. Dore nuko nguko hameze, murabona yuko umuceri umeze neza aho twabagaye, nta kibazo kirimo. So murabibona yuko ahantu hose hameze neza aho twabagaye, ariko mu by'ukuri nago ari uko nguko ubundi bwo dushaka ko biriwe bimeze. Tuzabereka byarangiye kubera yuko murabona harimo ahantu hakirimo ibigunda, ibyatsi. Kugira ngo murabona nka hariya imbere, twegeyeyo imbere gatoya, muraza gusanga hakirimo ikigunda. Ubwo rero mukomeze mubane natwe, nimujye kure, kugira ngo ibyo byose tuzagende tubana munsi ku wundi, ibyo byose tugenda tubirebera hamwe. Murabona yuko hano hakirimo ikigunda, kandi ikigunda nacyo kigomba kuvamo. So stay tuned.